bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze mu gihe cy'igisibo kuva ku wa gatatu w'ivu, twatangiye iki gihe gikomeye, iki gihe gitagatifu cy'igisibo. Amasomo rero y'uyu munsi aratushishikariza nyine ibintu bijyanye n'iki gihe turimo. Ariko mbere yo kugera ku masomo, reka mbanze rwose nishimire abantu mwese mwemeye gukurikira ariya mahugurwa turimo dukurikira, kugira ngo twemere kwinjira muri rya kenurabushyo ritega amatwi, kenurabushyo ryumva yuko umuntu nta muntu ugomba kuguma ari wenyine, buri wese agomba kugira umutega amatwi, kandi twebwe tukemera gutega amatwi abandi, kubera ko tuzi ko Imana ubwayo idutega amatwi, kandi tuzi ko n'ubuvandimwe bwacu budukomeza tukaba tutarwara indwara y'irungu cyangwa indwara yo kumva yuko twebwe turi twenyine. Dukomeze rero tujye mbere muri ayo mahugurwa, kandi dufatanye kugira ngo ibyo twiga bizatugirire akamaro, bizakagirire Kiliziya y'u Rwanda, bizakagirire umuryango wa Padiri Mawuri, bizakagirire no muri rusange nyine na Kiliziya y'isi yose. Turakomeza rero tujye twakira ubwo butumwa, tunibuka yuko twese uko tungana tubereyeho Kiliziya. Ntabwo umuryango wa Padiri Mawuri ubayeho ku bwayo, ahubwo ubereyeho Kiliziya, ubereyeho abantu, ubereyeho isi twese twitagatifurizamo. Isi nk'uko Padiri Mawuri yabivugaga, kandi abikuye mu Ivanjiri, isi tubamo ariko tutemera kuba ab'isi, kuko nimba turi mu isi turi umusemburo, byanze bikunze iyo si yose izagarukira Kristu, hanyuma amahoro atahe n'umwidegembyo ugere kuri ku bantu bose. Mbifuje rero amahugurwa meza. Ubu habaye introduction mu cyumweru gishize, none ubu ku buryo bwimbitse mugiye gutangira mu byige rwose, mubishyizeho umutima, abasobanukiwe kurusha abandi babafashe kugira ngo haboneke ubwo bufatanye, kandi ntagire usigara inyuma nta kintu yumvise, ahubwo buri wese afashe mugenzi we kugira ngo mwese musobanukirwe uko mwakabaye n'ibyo mwiga. Tugaruke rero ku masomo y'uyu munsi. Mu isomo rya mbere twumvise mu gitabo batubwira ko Musa yongera gusubiriramo abantu ngo nyabuna muryango w'Imana, ntuzibagirwe aho wavuye. Uzibuke ko iso ukubyara yari umuntu wo mu butayu, ugendagenda mu butayu, ariko Imana irahagukura ikugarurira mu gihugu cyawe. Nawe rero wibaze aho Imana yagukuye, hanyuma ikakuzana muri uyu muryango wa Padiri Mawuri kugira ngo uhitagatifurize. Sinzi ubutayu yagukuyemo, njye nshobora kumva ubwanjye yavuyemo, nkabona ndanyereye nguyemo hano muri uyu muryango. Nawe rero wibaza ahantu Imana yagukuye, hanyuma wibuke yuko yakuzanye muri uyu muryango kugira ngo mugirane isezerano ry'urukundo, nka rya sezerano yaragiranye n'umuryango we. Kandi ntabwo Imana ikunda gukora ibintu mu kivunge, ikunda gukora ibintu ihereye ku bantu ku giti cyabo. Niba Imana yaragutoye, yaraguhamagaye, nuko yari igufiteho umugambi. Uwo mugambi rero muvandimwe ntuwupfushe ubusa, ahubwo uwukomeze, ushyiremo imbaraga, uwukingurire amarembo umutima wawe, ubuzima bwawe, Roho Mutagatifu kugira ngo yinjiremo agukoreshe, hanyuma nyine ubashe gutunganya Imana uko bikwiye. Iso yari umuntu ugendagenda hirya hino, hanyuma nawe kandi nuko
Imana iragenda igukura iyo gihera, hanyuma iguha impano yo kuyimenya bya bugufi biri hafi. Bavandimwe rero, ni ibintu byiza tugomba kwakira kandi tugafatanya nk'abavandimwe kugira ngo tubibyaze umusaruro kandi bitugirire akamaro. No mu isomo rya kabiri rero riri hafi y'isomo rya mbere. Ijambo ry'Imana nk'uko Musa yabivugaga na Pawulo mutagatifu yabisubiyemo avuga ati dore ijambo ry'Imana ntabwo riri kure yawe. Ijambo ry'Imana riri ku munwa wawe no mu mutima wawe. Nyabuna wibaze, mu mutima wawe harimo iki? Harimo ijambo ry'Imana cyangwa harimo ikindi kintu kitari ijambo ry'Imana, cyangwa kikaba ari ikintu gihabanye kure n'ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana rikuri bugufi, nta nubwo ari bugufi gusa, ahubwo riri ku munwa wawe rikaba no ku mutima wawe. Imana igutuyemo muvandimwe. Ntujye gushakira Imana hirya hino, cyangwa ushakira Imana muri babandi bashaka bigize ngo abapfumu b'abakirisitu. Nta kintu bamaze, abanyamasengesho hirya hino. Ijambo ry'Imana rikuri ku munwa kandi rikaba no mu mutima wawe, maze rero ukora ibishoboka byose kugira ngo Yezu umwamamaze n'umunwa wawe, ariko cyane cyane ature mu mutima wawe. Kandi ibi byose nyine bizanagaragazwa n'umubano wowe ufitanye n'abavandimwe bawe hirya hino. Ijambo ry'Imana rero ntabwo riri kure yawe, riri hafi ku munwa no ku mutima wawe. Nicyo gituma rero ibintu byose twakagombye kuvuga byakagombye kuba ari ibintu bihesha abantu umugisha. Amagambo yacu agombye kuba ari amagambo aduhesha umugisha, ahesha na bagenzi bacu umugisha, kubera ko igihe cyose twamamaza ukwemera kwacu n'akanwa tuvuga ngo Yezu yarazutse, Yezu ni muzima, ariko ubwo buzima bwa Yezu wazutse ahora budusangiza buri munsi. Nushaka rero gusangira na Yezu ubuzima bwe, wemere ubusangire n'umuvandimwe ukuri iruhande. Wumve yuko nimba Imana yaraguhaye uyu muhamagaro ari uko yagira ngo usangire n'abavandimwe ibyo byiza by'ubuzima bwe bitajya bigeruka, kandi nimubisangira byongere byiyongere, abantu bose babone kuri ibyo byiza. Ijambo ry'Imana rikuri ku munwa kandi rikaba riri no mu mutima wawe. Amamaze kwemera kwawe rero, kandi wongere usubiremo n'umutima wawe wose, n'ijwi riranguruye uvuga uti Yezu ni muzima, kandi koko Yezu yarazutse, yatsinze urupfu. No mu ivanjiri rero twahoze tuvuga mu kanya ko igisibo ari igihe cyo kurwana, tukarwana inkundura, atari iy'amabombe turimo twumva muri iyi minsi y'Uburusiya no muri Ukraine, ahubwo tukarwana dukoresheje intwaro z'ukwemera. Intwaro z'ukwemera zihinduka intwaro zo kwihana. Intwaro zo kwihana tukazikoresha, hanyuma koko tukarwanya intambara y'inkundura, turwanya roho mbi zasaritse isi yacu. Roho mbi zirahari bavandimwe, ni nyinshi. Muri iyi minsi 40 duhawe igihe kugira ngo twongere turwane, kandi ntabwo ari twebwe turwana, ntabwo ari twebwe twirwanira, ahubwo tureke Yezu Kristu na Roho Mutagatifu baturwanirire, kandi turatsinda dufatanyije nabo, kuko imbaraga zacu ni imbaraga zabo. Nushaka kurwana ukoresheje imbaraga zawe bwite uratsindwa, ahubwo rwanda ukoresheje imbaraga za Yezu Kristo, kandi izo mbaraga za Yezu Kristo tuzigezwaho na Roho we Mutagatifu wabuganijwe mu mutima wacu. Yezu rero yagiye mu butayu, hari imbere y'uko atangira ubutumwa bwe ku mugaragaro, ashaka kwiherera, amara iminsi 40 nta kintu anywa, nta kintu arya. Ku munsi wa 40 rero, nk'umuntu rwose, Yezu Kristo ni Imana rwose, ni umuntu rwose,
yarashonje. Ashonje shitani yari ishaka kubyungukiramo, ishaka kubyungukiramo muri izo ntege nke yari agize ziturutse ku nzara. Aravuga ngo niho ngufatiye rero muvandi, aho uri hose ntuzafatirwe ku nda. Oya, ntuzafatirwe ku nda. Hari benshi usanga baramaze kugurisha roho zabo kubera inda. Ntibizakubeho, ntibizakubeho. Ntuzatsindwe urugamba rwo kurwanya roho mbi kubera inda. Oya, ntibizabeho. Ahubwo gerageza ukurikize urugero rwa Yesu Kristo. Iyo waba ushonje bigeze hehe, ntuzagurishe roho yawe, ndakwinginze. Niyo waba ushonje bigeze hehe, ntuzagurishe roho wawe, ntibikabe. Yesu rero yaduhaye urugero kandi atwereka ni ibikoresho n'intwaro tugomba gukoresha kugira ngo dutsinde shitani. Iyo ntwaro nta yindi, ni intwaro y'ijambo ry'Imana. Kuko ibyo sekibi, umwanzi shitani yagendaga yereka Yesu bijyanye n'ubutunzi bw'isi, bijyanye n'ikuzo, bijyanye n'iki byose, Yesu yagendaga asubiza yifashishije ijambo ry'Imana. Nibwo rero shitani yamuhunzeho, hanyuma ihita yirukanka nyine, igenda ibebera nk'uko isanzwe ibigenza. Natwe rero dukoreshe izo ntwaro, tuzikoreshe pe, intwaro y'ijambo ry'Imana, hanyuma duhangane na sekibi. Papa Francisco we atwongeraho akantu, atubwira ati nyabuna nubona ari shitani ntuziye guhangana nayo muhererekanya amagambo. Oya, ntuzaterana amagambo na shitani, ntibyashoboka. Ntimuzaterana amagambo, ahubwo shitani uzajya uyirukanisha ijambo ry'Imana ako kanya ukimenya ko ariyo. Kandi kugira ngo umenye ko ari shitani yakwatatse, ugomba gukora nyine ikintu cyo gushishoza neza. Kuko nimba udashishoje neza, shitani ishobora kuza yigize umumarayika mwiza, hanyuma ukajya kumenya ko ariyo yamaze kukuganisha, kukugeza kure cyane, kugushegesha. Kora ibishoboka byose rero, urwane inkundura, urwane n'uwo sekibi. Yesu yaguhaye urugero, yaguhaye n'intwaro ushobora kwifashisha, intwaro y'ijambo ry'Imana. kandi iyo ntwaro irakaze pe, ishobora gutsinda umwanzi aho yaturuka hose. Bavandimwe rero, ndabakunda, murabizi, dukomeze tugendane, dukunde uyu muryango, dukore ibishoboka byose tuwubake, kandi udutere buri wese nyine agire akanyamuneza ko kumva ko avindimwe na mugenzi we muri Yesu Kristo kandi muri uyu muryango. Nk'uko rero bisanzwe, mugende muri amasomo yo kuri iki cyumweru. Murabizi muri Bibiliya yo mu Kinyarwanda mu mapaje ya nyuma harimo aho mushobora kugenda mugasanga aya masomo y'icyumweru. Ariko ivanjiri ndayibabwira, nuko mugende muyishake, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13. Ariko ubushize nabahaye akitozo, nta muntu n'umwe n'uw'umuti wanyandikiye ambwira niba koko ako kitozo yaragakoze. Ndongeye ndakabasigiye rero, mushaka wo nibeshye ku cyumweru gishize, hanyuma ku cyumweru kindi hashize ibyumweru 2, hanyuma muzambwire. Kandi ndongera kubashishikariza kugira ngo rwose izi nyigisho muzakire, kuba zibageraho mukazumva ni ishema kuri jyewe, kandi bizamfasha nyine no kujya mbere. Mukomere rero, igisibo cyiza rwose, dukomeze twisukure, tuzagere kuri Pasika ya Nyagasani turi bataraga kandi twishimiye nyine kugenda mu muhamagaro. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, igisibo cyiza, kandi dukomeze tugendane n'umutima wacu wose n'ubuzima bwacu bwose.